Okay. Hello everyone. Kaze rero tugiye gusubiza bimwe mu bibazo twagiye tubazwa n'abantu batandukanye, abanyeshuri n'abandi batandukanye bagiye babigarukaho, aho bibaza ibintu bishoboka bishobora gutuma cyangwa se bishobora gufasha umunyeshuri kurushaho gukurikira amasiyansi n'imibare. Tugiye kubagezaho ibintu 10 by'ingenzi bishobora kugufasha gukurikira neza amasiyansi n'imibare. Nituvuga amasiyansi n'imibare ni n'aya masomo harimo nka physics aribwo bugenge, chimie, chemistry aribwo butabire na biology aribwo bumenyi ku binyabuzima. So rero hari technique tugiye kubasobanurira. Nuramuka uzifashishije wiga aya masiyansi uzarushaho kugira umusaruro mwiza muri aya masomo. Ndabizi neza ko muzagaruka mudushimira muvuga muti mwaduhaye inama nziza zadufasha. Ni ibintu by'ingenzi kandi bifasha buri wese. Byaba byiza ushatse agakaramu ukagerageza kwandika, kuko ni ku ishuri, ni ku isomero. Ikaze rero. Ni kuri Gilbert Media tuha ikaze. Your life, your experience. Ubuzima bwawe ni bukubera amateka meza yawe y'ejo hazaza. Gilbert Media tuha is your choice. Icyambere hari gukurikira neza mu ishuri. Niba uzi ko ugiye kwiga mu ishuri, gerageza gukurikira neza ibyo mwarimu akora, ibibera mu ishuri. Ufate note cyangwa se summary, wandike ukurikire neza. Ari twita being active during classroom. Gerageza kuba mu ishuri hari n'umutima wawe wose, ukurikire ibihabera. Ibi nubikora ndakubwiza ukuri ko aya masomo azarushaho gukorohera. Icya kabiri, hari ugukora imyitozo myinshi ishoboka. Nituvuga imyitozo myinshi ishoboka, tugira ibitabo student books, hariyo mwarimu aguha, ari niyo wishakiye ku ruhande. Gerageza gukora imyitozo myinshi ishoboka. Nituvuga gukora ntabwo ari gufata ikayi ngo usome, oya, ufata ikayi n'ikaramu ukore. Kora imyitozo myinshi ishoboka, bizagufasha. Tugerageze dukore impinduka. Ibi ndabizi birafasha, bitanga umusaruro. Icya gatatu, gukorana n'abandi. Ntukabenya mwigendaho. Gerageza gukorana n'abandi, gufashanya. Nukorana n'abandi mu ishuri, mu matsinda, bizagufasha. Ntiwihererane ibyo uzi. Korana n'abandi mu matsinda, imyitozo mwahawe, ibyo bizagufasha. Ari n'ibyo wumvise nabi, uzagerageza kugira gute? Kugenda ubikosora. Kandi bizagufasha, bifashe na bagenzi bawe. Cya gatanu, hari kwigisha abandi ibyo wize. Tubonye gukorana n'abandi. Gatanu, gerageza kwigisha abandi ibyo wize. Muri ya matsinda, ugerageze kugira ishyaka ryo gusobanura ibyo wize. Nugira ishyaka ryo gusobanura uko ubikora, ugerageza gusobanurira abandi, gusharinga ibyo wize, bizagufasha. Ushobora gukorana n'abandi musubiramo amasomo, musoma igitabo, ariko gerageza kugira ishyaka ryo kumva ko wasobanurira abandi. Ibi nubikora, bizarushaho kugirira umusaruro. Icya gatandatu, hari gusoma ibitabo by'inyongera. Tuvuge nk'urugero, niba wiga physics cyangwa se biology, ntabwo kiriya gitabo cya student book cyo cyonyine gihagije. Oya, gerageza gusoma ibitabo by'inyongera. Nuyifashisha ibitabo by'inyongera, bizagufasha. Bizagufasha kumva byinshi, ariko urumva ko bizagusaba igihe gukora, kandi gukoresha igihe neza. Time management. Cya karindwi, hari gushyira mu bikorwa ibyo wize. Gira ishyaka ryo gushyira mu bikorwa ibyo wize. Nugira umwete, nugira ishyaka ryo gushyira mu bikorwa ibyo wize, bizagufasha. Tuvuge nk'urugero, saponification.
Saponification kiga muri chemistry, mu butabire, uburyo bwo gukora isabune. Igira ishyaka ryo kuvuga ngo nakora isabune gute. Simple circuit. Urajya gushaka umutekinisiye ngo aze ashyire itara mu rugo, asimbuze itara. What is the physics simple circuit and complex circuit? Oya, mu bugenge, niba warize ubugenge, ibi bizagufasha. Ikindi, hari ukureba video z'amasomo kuri murandasi. Nujya kuri murandasi kuri computer cyangwa se kuri smartphone, urumva ko n'uburyo bw'ikoranabuhanga, ukareba videos, tuvuge nk'iyi video turimo dukora none ahangaha. Nujya ufite ishyaka ryo kumenya tips wakoresha kugira ngo wumve neza science, ukabona iyi video, n'uburyo bwa mbere buzagufasha. N'izindi video ufite confusion, nujya kuri murandasi ugashaka video yagufasha, bizakunda rwose. Ikindi, hari gukoresha porogaramu za murandasi. Iyo tuvuze porogaramu, ni systeme iba yarakozwe ishobora kugufasha kumva ibintu. Urugero, tugira systeme nyinshi cyangwa se porogaramu nyinshi za STEM na science. Hari nka ChatGPT. ChatGPT ni umuyoboro mwiza wagufasha kwihugura mu bwonko. Hari Mathway, hari porogaramu nyinshi, hari Khan Academy. Muri comment muzatwandikire, tuzagenda tubafasha, cyangwa se no kuri email tubaho umuyoboro. Ako izi porogaramu uzitabira kuri murandasi n'ahandi mu ikoranabuhanga ukoresha telefone ziragufasha. Ikindi, hari ukwitabira amarushanwa na gahunda za STEM competitions, science competitions, robotic competitions, program. Hari ibiganiro bica ku maradiyo n'ahandi ku mbuga zitandukanye bya science. Gerageza kubikurikira. Nubikurikira ndabizi ibi bizaguha umusaruro. Muri make, ibi nibyo bintu by'ingenzi nagize ngo tugaruke, ariko nubikoresha neza, ndabizi ndahamya ntashidikanya ko ugomba kubona umusaruro. Tubonye ko nuwitabira neza ugakurikira neza amasomo mu ishuri, bizakunda. Nyuma y'ibyo ugakora imyitozo myinshi ishoboka, bizagufasha. Ukongera gukorana n'abandi banyeshuri mu matsinda n'ahandi, bizagufasha. Ugakoresha porogaramu za murandasi, Mathway, ChatGPT, Google Gemini, porogaramu ziri skilled cyangwa se artificial intelligence. Ndabizi bizakora. Tugerageze tubyitabire rwose. Kwigisha abandi ibyo wize, guhuza ubuzima n'ibyo wiga, ibyo byose tubyegere, bizadufasha. Ngibyo ibintu by'ingenzi bizagufasha kumva no gusobanukirwa amasiyansi. Tugerageze. Bikeneye muri comment muzajya muduha amakuru, mudusharing, mutubaze, nizera ko muzagaruka mudushima. Ikaze rero nakagaruka. Dushyiremo agatege, bizakunda. I hope. Strive for success. Strive for success.